uyu mugore uramufasha umushatse akiri inkumi ko ntumushatse ari umugore, mushatse ari inkumi. hari igihe mwibwira ngo n'ubundi nasanze n'undi ari umugore, niba yari umugore nawe wari umugabo. ko umukobwa usambana n'umusore usambana bose ni kimwe. Uragiye uramuzanye ari umukobwa, hari cyagukuruye kuri we, umubyajemo batatu babiri kandi ni amaraso yawe, uragarutse ngo ntimwigeze musezana. iki kintu uyu mwuka Sandrine wo kuza umukobwa wese urambagije wakumva utakimushaka, wo kusenya, dutandukane utakira umwuka wo kwihangana, aho umugore wawe hari icyo umunenga, kuko abagabo turabaza uburyo muteye, icyo umunenga ntunamurekeye mu nzu ngo arera n'abana be, ushatse undi hirya, ntumurekeye amahoro, ahubwo uzanye wa muntu wo hirya aje kubuza amahoro wa mugore w'abana, kumutesha umutwe. ikibazo uyu mugore yanze kukubwira ubugambo bwiza, aho hari ijambo ryiza wamubwiye, vice versa. kuki muri hagati y'abashakanye ntabwo wagombye kuba kwikunda. iyo mu buriri haje kwikunda, urugo rurasenyuka. aho njyewe yagiye akamubwira uburyo ki twabanye, nose bacuditse ari impanuka, sibyo? ati noneho wa mukobwa we icyo asigaye akora ni ukunsuzugura gusa. nyine nanjye nyine yanagusuzugura, ati ni ukunsuzugura, yirirwa yifotoza, ati rimwe na rimwe. ariko urumva ko yafashe gapapu, y'agapapu iragarutse. urumva icyo yakoze kugira yiha amahoro, yasibye nimero ye. ati rimwe na rimwe yajya agafotora ibiganza by'umugabo wanjye, nkabibona ko ari bya biganza by'umugabo. noneho umugore akabimenya. noneho umugabo abakomisiyone yashyiraga ngo muzandebere umugore ntazamenye hano, nibo bagenaga bakabwira umugore ngo dore umugabo wawe ari hariya. umugore nawe abakomisiyoneri yashyiragaho, yagerayo bana bagahita babwira umugabo ati wapfa umugore araje. yagera agasanga bakinze ntawe uhari. muri make yiga imigambi undi nayo yiga. buriya rero aba nabo uko upapuza nawe haza unaga gupapuza. ni imyuka y'abadayimoni, ni ubusambanyi bw'indengakamere bwamanutse. za 500 ngo hari za 200, hari z'ibihumbi 10, hari z'ibihumbi miliyoni. utekereza ko izo ndaya za 200 zisambanywa n'abandi? zisambanywa n'abakire. nose abayaya bo mu rugo ntibasambanywa n'abashebuje. ipantaro yawe ukamanika hariya kukamatera ka sempure n'akabase nyine n'urukweto rwawe, maze bakakwicira uraho. koko numvaho kugira ngo wubahe umwenda wambaye, wabanza ukiyubaho ubwawe. baravuga ngo n'uwarya imbwa yarya inzungu, ko igira itako. wariye imbwa rero yarya ubwoko bwose. oya ntabwo arya ubwoko bwose. oya kuko ni ukuvuga icyo mbona cyo pastor, nimba ari irari ufite ugashaka ubyibuye, wamara kubizenguruka ahubwo wakumva ko byose ari bimwe, kavuga utari ko ndibuka n'imbwa. ariko asoza ahubwo asigara asambanisha ururimi. aheheta, icyo bita guheheta. yabona ngo sha ngo wa mugore ngo uri mwiza, kandi ntiyishoboreye, ariko sha wa mugabo uri mwiza, akumva mugambo ke hakabamo ibigambo by'ibishego, kubera ko yamaze kwangirika muri we. uyu muntu utaye abana, nawe ejo nakubyaza batatu, ibere rimaze gucurama, nawe uzabona nibe nawe wowe muzagabana, ufite ibyo muzagabana, wenda mwasezeranye. ariko uwa mbere we ntabyo afite bari kugabana, kuko ntago bari barasezeranye. ese ntabwo basezeranye? avuga ko batasezeranye. bwihisho ushobora kwanga abanyamakuru abizi natwe turi ba nyiramuntu. rega abanyamakuru mushyira mwatumye ari ibintu tumenya we, tugira umunwa pe, nihondagura biyesagurayo ngo bikuremo bya rubaga impande, bikuremo twirwa dukubitana muri saro batera zaka, tugasanga ararwara no gutera kanta, ngo arebe ko yaba gasore. uyu munsi ni mucyambara amatise, murambara amakoboyi, mukazirika yayandi bajya kwambura barinze kwituga, bashyizemo amashashi, nawe urashaka ko kambara uranyuguza. ahangaha buri umuntu ashaje aka kantu karakururuka, ariko ugahita wambara ugahora ufunze karuvati kugira ngo ugahishe, kugira ngo ka gakobwa gatoya kakubone. nyamara aya mafaranga ariko tumenya abadukurikiye ko aya mafaranga hari umugore bayafatanyije bayashaka. kuki aya mafaranga ujya kuyaryohera? arashaka happiness. ese
mwana w'umukobwa araza akakubwira ibi bivuta birwa babaha kwisiga mwishiramo ngo nishiramo urunini ngo udasama sigamo ibingibi kugira ngo ugire ejo mukarwara ibirwara rimwe ngo arwaye kanseri y'umura abandi ngo mwagize mute ejo umura ukanyerera ntanda urirwa mu rugo ugushatse yagushatse kubera kwirirwa ukina no kurusha imbaraga no kurusha iki no kurusha tekinike haragutobora gusa yarangiza kukwangiza warangiza ugatangira kugenda ujojoba akaguta agashaka undi arirwa muri mesha agira atya arirwa na kantu ahora ayagize atya aratera ingohe dore abantu bose bize gutera ingohe ameze atya na mukecuru gabona yometse n'ikiyome aromerutse guhura nawe cyahubutse cyahubutse ari protokole mu rusengero uromekaho hano urashyiraho iby'umweru hano iby'umweru. Nongera nkubwira kandi ukeneye ibyo kurya by'amoko yose ndetse n'ibyo kunywa wagana John Step. Nakubwira ko dufite ibyo kurya byiza ndetse n'ibyo kunywa by'akarusho, ikawa nziza cyane. Dukorera hano Kimihurura hafi y'agasoko ko mu Rugando by'akarusho, kandi dufite ishami hano Igikondo. Aho waba uri hose rero nta mwanya ufite wo kujyayo, twagukorera delivery kandi bikakugeraho mu buryo bwihuse. Udukeneye rero waduhamagara kuri nimero 0786 22 20 cyangwa se ugahamagara 079 20 52 317. Nkubwira ngo uzaryoherwa, kandi abashaka kumbona nzi neza ko nimugana John Step muzahansanga kandi muzishima. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho merere mu mandi zose z'isi. Ndabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora muri rusange, turabakunda cyane. Bose twongeye dusura Pastor Fanny nakagaruka. Sura umusangwa si busi mu rugo. Murakoze cyane. Umeze gute? Turashima Imana. Umeze neza? Yego. Nagiye mbona ibiganiro twagiye dukorana icy'ubushize ariko abantu baragikunze. Wasomye komenti? Maze igihe ntareba neza. Biragaragara pe. Maze imisi ifite akazi kenshi. Bituma rero ntabona kugira ariko nkarebaho gakeya. Ariko hari ariko shobora kwicanye ntaragende ba komenti. Ariko narebye ibiganiro byo mwagiye mukora. Yego. Ko wambaye neza nibisanzwe. Yambara na comment atari ku umupasiteri yambara neza koko. Kandi abandi bavuga ko nambara nabi koko nambana ntashizemo amaperike n'ibiki byose ngo ntwike. Bisaba n'agaperike buriya. Ngiye no makeup. N'akaruja lèvre. Yego. Buriya se ni ngombwa cyane buri gihera cyangwa se hari n'abantu badakunda makeup ari uko baremye ari uko bateye. Terwa naguye umuntu. We nakarabero gusa ubundi niko gutwika kawe. Nduherena cyane. Uduherena na. Ntago wadusiga cyo kora igihe cyose twakorana ibiganiro. Nta kibazo kuko akeshi hari igihe hari ibyo nkunda hari n'ibyo umugabo akunda. Ego. Kandi ibyo byose biba bigomba kuzuzanya kuko ngomba kwikunda nkagira n'unkunda. Ko ari warabuze nyuma y'igihe kirekire kabisa dupanga gahunda zose bihora. Igihe kirekire se nabuze. Ukwezi kurimo. Ntiwamvugije agaze nko gusubiza. Ariko oya ndavuga ku mihanda. Twe tuyita ku mihanda. Bari barandoshye. Ndarohotse. Fanny wajya akunze. Bari barakuroshye. Oya rata nuko nari impuze. Oya nibikabi. Turiya tuba ari udukino tura ninabivuga mwumve ko ari brage. Warababariye? Ubwo se rigeze mbabara? Oya. Wese ukibibona wabyakiriye gute? Cyambere nkibona nuko namenye uko yagiyeyo. Kandi akajya hana dasanzwe ajya. Cyo nicyo kintu cyambere. Yego. Icya kabiri nuko narebye igikorerwayo. Usanga jewe nahakandagiye n'ubundi masengera abantu. Yego. Hari abantu nagezamukanyeyo harakwasengera. Hari indwara zahakiriye. Hari n'ibisubizo bahaboneye. Umva rero ntago nari kubitindaho kubera ko mu buzima bwe ntawe nyankunda kwita ku muntu ibyo ari wakora. Buri wese agira inyogo ye mugani we wibivugirwa kuri iyi mihanda yanyu. Hari igihe we muri we yumvaga ariko ashoboye kandi nabwo birashoboka ko nubwo yakora bira bimenyetso hari okay. Cyambere ari gihe ureba ukavuga uti umuntu ubundi ntagwa ntaye ngo nubundi ndagerayo. Ugumye uri wa wundi. Yego. Nkibibona rwose wenda nagiye mpamagarwa n'abantu benshi
ndetse n'abashumba bati ibintu bigena rero si ubwa mbere ushobora kuba ari we wabikoze ariko n'abandi umukozi w'Imana agera ku rwego rwo gukora uyu murimo ari ibintu aciyemo byinshi hagiye nose niba abantu hari abantu baducukuye bakaduhamba ntibikunde ugira ngo yagiye ikibazo muri iyi minsi hari umuntu wampamagara ambwira ngo arashaka kumvura umwingo yego umwingo urabona afite umwingo ntabwo nari mbizi ko urwaye ahubwo wose wabonye urabona uhari ntawe njye mbona rero umuntu arambwira angirira imbabazi ko ashaka kumvura umwingo ndabwire se uri umuganga mu biki ati giye ntanga imiti n'iyi ariko hari umuntu wampamagaye arambwira ngo urwaye umwingo ngo arashaka ko ngo ancaho nk'umuganga azi ngo kugira ngo mufashe wowe amvure yego ese uwo muntu nirego ntabwo namukubwiye ntiyaguha amafaranga ngo yayampaye nyine ngo umvure yego ni byiza ariko nabigize no kubibona kuri ikiganiro twagiranye ariko umuntu ari kwandika commenting uzambwire nkubwire umuti w'umwingo yaba ari we se ntabwo mbizi kuko uwo muntu nanone ungiriye imbabazi genda ibya comment simbyitaho kuko comment zigira ibyazo ahubwo ndita ku muntu umfitiye imbabazi washakiye na muganga bibaho umuntu agakunda ibintu ukora akumva ko akanshakira muganga atanciyeho akandangira kandi umuganga utanga imiti y'ikinyarwanda akumvise aho kandi nakumvishe gere nta mwingo ndwaye ijosi ryanjye ni imihiro kandi iyi mihiro niyo umugabo yankundiye urumva rero nta mwingo urimo nta ndwara mfite birashoboka nyuma rero nakomeje kumubaza nabwira ni umwingo watekereje ko arambwira ati ngiye no kubivuga nashaka andakarire ati ntabwo ikibazo ari umwingo ahubwo nari kuguha umuti ngo ncecekeshe ijwi ryawe uhite ugobwa ururimi ibyo wajya kuvuga ntukongere kubivuga ntabwo bikora rero kuko Imana dusenga iraduhishurira rero niba umuntu afashe amabuye akikora akijugunyira ntabwo wamunganya n'uyu muntu uyu niwe mu bihugu uyu ushaka kumfunga ururimi ngo nceceke ampa ibyo nshyira mu mihogo nceceke wagiye gutanga amafaranga he muganga anshakira umuganga ntazi umuganga ntiyampamagaye ngo ambwire ati dore mba mbona ufite ikibazo nk'uko yanditse muri comment atarwaye umwingo kuko we nta nubwo yanambonye ariko uzi kugeraho ufata amafaranga yawe ukayaha umuntu ukanapanga ariko kuko hari imbaraga z'Imana ziba ziri mu muntu hari ibihe umuntu aba arimo asenga iyo dusenga Imana iduhishurira ibintu byinshi Imana iturwanira ibyo abantu batareba Imana idutegurira imitego y'abantu bateze byinshi ariko wa wundi uko mugane ko nakomeje kumutindaho mumvure umwingo ngewe ndwaye umwingo ati yego uko ntinda kumubaza ku mwingo kuko ntabwo niyumvisha umwingo uko ntinda kumwe kuko twe turi abana baduhaye urukingo rw'umwingo uko ntinda kumaza umwingo ko simbyumva umuntu nzi ko hari igihe umuntu akubwira nkanjye hari ukuntu abantu bajya banuma bakambwira uzatugende udusubire kanaka arwaye gutya na gutya nkajyayo none uyu muntu we ahise anshakira muganga ntabwo wanyihamagariye ikibazo rero uko mbitindaho niko wese yivamo arambwira ati nashaka nyange ariko yambwiye ati gusa sinibumukubwire ati ariko yambwiye ngo nguhe ibyo byose nukurikira social media rero niba nayikurikira uribeshya uyu rero niwe mubi kuruta Claude wafashe amabuye akakuroha nta n'ikibazo ufitanye na Claude rwose n'abamutekereza ko bamukorera amabuye yadukoreye muyamukureho cyane hanyuma Pastor Fanny ejo nibwo narindi gukurikira ikiganiro cyawe uri kuvuga ku bukwe bwa gafaranga ndetse numva utari kubyumva neza ucyumva buriya bukwe wowe wabyakiriye gute urakoze ubukwe ni umugisha ubukwe bwubahwe ahantu hose waba ukora akazi kose waba ukora iyo
hari ubukwe bw'umuvandimwe bakubwiye ngo akavuga ati kana kazakora ubukwe baguha uruhushya bivuga ngo ubukwe bwubahwe. Nkibona ibiganiro by'ubukwe bwabaye ngiye kubiyega Farari muzi nk'umuntu ukina komedi bwabaye kandi ntibemerera abantu bose kujyayo, hari icyo bikinze. Ubukwe bw'umugisha butahwa n'abantu bose kandi ubukwe bw'umugisha habamo amafoto uko abantu bose bagenda bifotoza. Nkurikije rero uko nagiye numva bavuga ko yasize umugore. Kuba yasiga umugore ntabwo jye bindeba, afite icyo mwanzuro yafashe ku giti cye. Ariko ndagaruka ku kibazo uyu munsi ndo nibaza, turabona ariho hahandi ubushize dukunze kuvuga kuri divorce, abo zireba cyangwa bazibayeho kugira ngo bicare basenge barebe ibyo barimo, basenge kugira ngo bafashe abandi badakora iyo divorce, ahubwo bagatiza umurindi kuyikora. Kuba agafaranga yakora divorce si umupasiteri nubwo yitwa Bishop Nyango byavuye kuri komedi akinye, ni umukristo. Ntabwo yareka gukora ikintu igihe pasiteri we yatinyutse icyo kintu. Baravuga ngo inka zitukwamo nkuru, niko mu Kinyarwanda. Yosuwa yabwiye abatambyi ngo mubanzirize abandi kwambuka, bakandagiye muri Yorodani, batoremo amabuye 12 ngo azabe ikimenyetso bazereka bazabakomokaho, bazavuga ngo twambutse muri Yorodani, kibe ikimenyetso. Niba uyu mushumba wadafite ibuye ry'ikimenyetso yarakandagiye muri uza akarohama, uyu nguyu we ushaka ikimenyetso nta kibura, warabuzwa n'iki kurohama? Ibyo ariho akoze n'ibyo yabonanye abagize gute, abamushumbye n'abo yaciye mu maboko n'iziri hano ku mihanda. Iyo umuntu ahaguruka agasakuza akavugira ikibi akacyeza, wa wundi umwana bariho yumva akavuga ngo nanjye reka ngikore. Hari abana bagiye banywa itabi bataranyweye itabi, ariko wabonye umubyeyi we arasa ikibiriti akadomeka akatumura, nawe ashaka gutumura cya kintu akagira amatsiko. Uyu munsi turabona aho umuntu ashaka umugore. Iki gihe cyari cyane nza mburanira abagore, iyo bigeze aha mburanira abagore. Nta mugore nakwihanganira uza kuvuga umugabo we, kuko aho bari ntago tuhazi atazanye n'umugabo we. Buriya bizaba byiza igihe hazaza umugore n'umugabo bati ngwino tujya kuvuga ibyacu, bashwane kuri kamera, nta kibazo, kuruta kuzaza umwe akiyita mwiza, ejo undi we agahora afite ipfunwe ry'ijambo ribi wamuvuzeho. Waramwandaritse, uvuga umugabo wa bubi bwe, agenda n'ipfunwe, kuko nuzahura nawe azagenda avuga ngo uriya mugore disi mugabo yari mubi, nyamara akuganirije wasanga atari mubi. We mugabo uzagenda uvuga ngo umugore wawe ni mubi, ariko wicaje umugore niwe yavuga agahinda ke. Ariko nimuza muri babiri mugasenyanira hano, tuzafana hamwe nkuko amakipe birakina, imwe igatsinda indi igatsindwa, kandi abafana bose baba bari aho ngaho, natwe byadufasha. Rero reka agiye mvuganira abagore. Uyu mugore uramufasha, umushatse akiri inkumi, ko ntumushatse ari umugore. Mushatse ari inkumi, hari igihe mwibwira ngo n'ubundi nasanze rundi ari umugore, niba yari umugore nawe wari umugabo. Ko umukobwa usambana n'umusore usambana bose ni kimwe. Uragiye uramuzanye ari umukobwa, hari cyagukuruye kuri we, umubyajemo 3 kandi ni amaraso yawe, uragarutse ngo ntimwigeze musezana. Iki kintu yaba babyeyi, birashoboka ko umwana akunaniye akishingira, ariko kuki iki kintu kigaruka muri social media kivuga ngo impamvu uyu mugore avuga ngo ni umugore twarabyaranye ko ntitugeze dusezerana.
kuki icyo gihe mwabanye imyaka 2-3 mukabyarana utigeze uvuga ngo ntimwasezeranye? Kuki ubonye indi nkumi akaba ari bwo uvuze yuko mutasezeranye? Uyu mwana aya marira y'aba bana bamwe babaye ibicamuke kubera umuborogo w'abana. Wowe ubuzi ngo urahemukira uyu mugore utaye kuko ibere ryamaze kureba gucurama, inda ntago agifite mu nda zero, waramufashe uramubwira uti turi abakene, rekera kujya muri salo, ntukajye gusiga inzara, jya wambara ingutiya zigeze aha, kandi sinshaka ko wongera kujya gucuruza, gumaho underera abana. Umumaramo ubukumi bwe, urabwonka, urabukamura, umugira mukecuru. Yagusaba icyo wamushakiye uko yasaga, yagusaba kujya muri salo, warangiza ukavuga ngo ariko nubona ko nta mafaranga, warangiza ukanga ko asa kuriya uko wamushatse, ukamutegeka ibyo agomba kureka, kandi ibyo umukuyeho ngo areke akaba ari byo ugaruka ukararikira hanze. Bagabo, nuko abagore baza babavuga, mwese mugahita muvuga ngo abagabo ni babi, ngo abagore ni babi. Ariko n'abagabo, tekereza, ntugize ipfunwe ry'amaraso yawe ari hariya. Noneho reka kuko icayeho inkuru zose, reka turengwe umurongo wa gikristo, reka tujye mu muco. Uyu mwuka Sandrine wo kuza umukobwa wese urambagije wakumva utakimushaka, wo kusenya, dutandukane, utakira umwuka wo kwihangana, aho umugore wawe hari icyo umunenga, kuko abagabo turabaza uburyo muteye, icyo umunenga ntunamurekeye mu nzu ngo arera n'abana be, ushatse undi hirya, ntumurekeye amahoro, ahubwo uzanye wa muntu wo hirya aje kubuza amahoro wa mugore w'abana, kumutesha umutwe. Ikibazo barangiza ugahita uvuga ngo ukaza ugasahura ibintu ufite mu nzu. Nk'ubu mfite agahinda k'umukristo dufite, hari abakristo ejo twahaye ihene bo mu itorero, ndavuga aho kugira ngo wirirwe mu rwego rwo kubaremera, kuko niko itorero ryacu ryubatse. Hari ibyo twakoze mu buryo bwagaragaye, ariko n'icyo twagikoreye mu itorero mu rusengero. Ndavuga abagore bafite abagabo bagiye guca inshuro, ko murababeshya mukabasiga ngo mwagiye guca inshuro, niho muhurira nabo ba nyiramwiza, ukagaruka ufite indi mico. Ariko undi tumuha ihene turamworoza, ejo nibyara uzoroza muturanyi wawe, izakubyara utangire nawe ugire utundi tuntu ugeraho. Ariko umugore yaratashye, inzu yari igezemo amezi angahe, agomba kwishyura inzu, arangije araza asanga ntawe uhari, yatwaye na ka gahene, amusize mu madeni, agiye gushaka undi, asize asaba umugore n'utwe si n'utwe. Ese tuganire, uyu ni umugabo ni ikihe? Kontrere y'umugabo ni iki? Umugabo utashoboye kwigura ihene y'ibihumbi 20-30, wa mukobwa we udashoboye kubaka ruwa rugo asize araza kubaka urwawe, udashoboye gutanga keya kururiye. Hari igihe rega we ashimisha uwo mugabo kurenza uko wamushimishaga. Ni competition ariko jya mbyumva ati hari igihe umugore ugera mu rugo byitwa kwikunda, tugasanga wenda zake yajya gutanga bwa bugambo bwiza, ati ntabwo kibwira umugabo uti, cyangwa se ukanamumubwira akageraho ngaho akabuhaga, atagakenera na bwa bugambo bwiza. Ariko akeneye bwa bugambo bwiza. Ndagaruka mu ijambo ry'Imana, bagabo mukunda abagore banyu, bagore mugandukira abagabo. Uyu mugore yanze kukubwira ubugambo bwiza, aho hari ijambo ryiza wamubwiye, vice versa. Kuki muri hagati y'abashakanye ntabwo wagombye kuba kwikunda. Iyo mu buriri haje kwikunda, urugo rurasenyuka. Iyo mu cyubahiro haje kwikunda, amahoro arabura cyane. Wabyumvise? Arabura. Rero menya ko uyu muntu hari aje akubwira
mfite umuntu wambwiye ikibazo, arambwira ati umugabo yarambeshye, ambeshya ibi n'ibi n'ibi, ambwira iby'umugore bapfuye, atari ko maze kumureba uyu munsi ndicuza. ntago yakubwiza ukuri, buri wese yakubwiza ukuri. None se yakubwiza ukuri nyine? Ubu utandukanye n'umugabo runaka, dutanga ingero ku bantu bari hanze, ushaka kugenda ukamubwira uti umugore wanjye namucaga inyuma cyangwa umugabo wanjye namucaga inyuma. Ntago bishoboka. Ushaka kumubwira ati erega reka nkubwire Sandrine, cyangwa guca inyuma numva rimwe na rimwe atarimo indengakamere. Reka mvuge nk'umunyarwandakazi, atarimo indengakamere, numva atari byo bitagusenyera, habamo kwihangana. Ese uyu mugabo aciye inyuma umugore, ariko inshingano ze z'urugo azubahiriza kandi akubahisha. Uzi ko ari umugabo usambana ariko mu rugo agahaha, agakunda umugore, akabwira inda yasambana nayo cyangwa ihabara, akabwira ati mu byo ukora sinzabona ubwira nabi umugore wanjye. Ibyo byari ibya kera. Ngewe ejo ndiraganiriye n'umujene Mariye, amaze amezi 6 akoze ubukwe, ariko yarambwiye ati ngewe noneho ndabona bimaze kundenga. Ati se biki? Ati umugabo wanjye noneho acuditse n'umukobwa noneho bakundanaga mbere. Atariko ikintu cyabayeho ni kimwe, nuko noneho ngewe yagiye akamubwira uburyo ki twabanye. Nose bacuditse ari impanuka. Sibyo? Ati noneho wa mukobwa we icyo asigaye akora nuko nsuzugura gusa. Nyina inage nyine yanagusuzugura. Ati nuko nsuzugura, yirirwa yifotoza, ati rimwe na rimwe ariko urumva ko yafashe gapapu, yagapapu iragarutse. Urumva icyo yakoze kugira yiha amahoro, yasibye nimero ye. Ati rimwe na rimwe yajya agafotora ibiganza by'umugabo wanjye, nkabibona ko ari bya biganza by'umugabo. Ati no kugira ngo anyereke yuko bari kumwe. Aba bagabo rero ariko bafite izo ngeso, uko si bose, ntago ari bose. Abagabo bafite izo ngeso bameze nka ya mpyisi n'abakame. Impyisi iyo ibonye igitsembetsembe iva mu cyubahiro cyayo. Aba bagabo bahura n'aba bakobwa, babatungaho gato gusa, bashukisha igitsina, bagahita bata babandi. Wowe rero ataye n'ubunini yaragufite mukiri abafiyanse, hari icyo ukize nawe, nuwongera ukamumupapuza nawe muzahura muri ako gakino. Hari undi uzamupapuza nawe azamupapuza. Hari umuntu nzi yari afite umugabo, yaraza akajya nk'hano hepfo Rugende, hari indaya, akakodesha y'akazu, yakotesha y'akazu agashyiramo indaya n'akabase. None umugore akabimenya, noneho umugabo abakomisiyone yashyiraga muzandebera umugore ntazamenye hano, nibo bagenaga akabwira umugore ngo dore umugabo wawe ari hariya. Umugore nawe abakomisiyoneri yashyiragaho nibo babwiraga umugabo. Noneho dore rero bamaraga umugabo yabaga amaze kwinjiza yandaya, bakabwira umugore ngo kana ngo dore mugabo ngo hajemo umuntu. Yamara kubimubwira undi ati akamanukana itoroshi yiruka, yagerayo bana agahita babwira umugabo ati wapfa umugore araje. Yagera agasanga bakinze ntawe uhari. Muri make yiga imigambi undi nayo yiga. Buriya rero aba nabo uko upapuza nawe haza unagagupapuza. Ni imyuka y'abadayimoni, ni ubusambanyi bw'indengakamere bwamanutse buri hano. Rero nuvuga ngo ntabwo azasambana, kereka nimwinjira muri Kristo Yesu akica umubiri wawe ukamera nk'upfuye, umubiri ukamera nk'ubambye. Cyangwa se uyu mugabo nubwo aba adakijwe ariko akaba afite kwiyubaha. Reka gusambana nta kwiyubaha kurimo, kandi no guhaga. Waba se ukennye ukajya muri ibyo, ni umurengwe. Hari n'abakene basambana, nimukajye mubeshyira. N'abakene barasambana ariko burya bayabonye umushimira. Buri wese asambana ku rwego nawe buriya ntagasambana n'umukire. Hari indaya za 500, ngo hari za 2, hari z'ibihumbi 10, hari z'ibihumbi miliyoni. Utekereza ko izo ndaya za 200 zisambanywa n'abandi? Zisambanywa n'abakire. Nose abayaya bo mu rugo ntibasambanywa n'abashebuja. Imana itabare. Urwo rwego ariko no kutiyubaha rwose, kutiyubaha. Ikibabaza rero bubaha ipantaro, akagenda akagura ipantaro n'urukweto rwa white express nziza, n'agashati keza akagenda atikoraho.
ariko ikizakwereka ko igitsembetsembe cye gihari, ntareba uko ateye, ntareba ko ari n'umuntu usambana nawe ukaba uzi ko nuhava ari itabivuga satani ahita aza akaguhuma ntumenye ko icyo kintu kiri bubi, noneho ugakuramo ipantaro yawe ukamanika hariya ku kamatera ka sempure n'akabase nyine n'urukweto rwawe, maze bakakwicira uraho. Koko numvaho kugira ngo wubahe umwenda wambaye wabanza ukiyubaho ubwawe. Baravuga ngo n'uwarya imbwa yarya inzungu ko igira itako. Wari imbwa rero yarya ubwoko bwose. Oya ntabwo arya ubwoko bwose. Oya kuko ni ukuvuga icyo mbona cyo pastor nimba ari irari ufite ntabwo irari rishobora gushiramo. Irari riva kwa Satani. Ushaka umuremure ukavuga ati ko se buriya umugufi nawe si sawa, ushaka uw'inzobe, ugashaka uw'igikara, ugashaka unanutse, ugashaka ubyibuye, wamara kubizenguruka ahubwo wakumva ko byose ari bimwe, ukavuga utari ko ndibuka n'imbwa ariko asoza ahubwo asigara asambanisha ururimi aheheta, icyo bita guheheta, yabona ngo shanga wa mugore ngo uri mwiza kandi ntiyishoboreye, ariko sha wa mugabo uri mwiza, akumva mugambo ke hakabamo ibigambo by'ibishego kubera ko yamaze kwangirika muri we. Hanyuma navuga none ubwo gafaranga ntiyagombaga kurongora. Ntabwo nzi imibanire ye, wenda se harimo atarongoraga. Oya kongera gushaka umugore bafitanye ikibazo, none se uramutse wenda bitari bimeze neza kuba yashaka byaba ari ikibazo. Njye mu myizerere ya Bibiliya ntabwo ari byo, ariko nkawe afite uburyo yabifashe. Yabifashe nkawe ku giti cye. Hanyuma hari abandi bari gutera amabuye uriya mukobwa umugore we Anite, se ntabwo muzi kandi nawe ari umukristo ko ntawe nshumbya ndamubwirwa n'iki. Oya kuri social media ze ko ntararayo ntataba y'uburiri bwanjye ngo ndamenya bari yo kwirengagiza ne tutamuzi pe. Nukuri namubonye ejo bundi. Yego ntawe nzi. Bari kumutera amabuye ati ntiwagakwiye kubana n'umugabo ufite abana wubatse kandi urukundo, ntekereza ko rukora byose rufite imbaraga. Utarabona ntiwamuhana, nagenda yigeragereza. Umusore umuhana avayo ntumuhana ajyayo. Uyu muntu utaye abana nawe ejo nakubyaza batatu ibere rimaze gucurama, nawe uzabona nibe nawe wowe muzagabana, ufite ibyo muzagabana wenda mwasezeranye, ariko wa mbere we ntabyo afite bari kugabana kuko ntago bari barasezeranye. Yanze basezeranye avuga ko batasezeranye. Sure. Niko numvise bavuga, siko numvise muvuga. Wawe sinabyumvise ariko aranabyumvise. Rero nubwo baba baranasezeranye, yaba umukobwa nta n'impamvu yo kumutera amabuye, nagende yubake rukomere, ariko nanone amenye ko mu ijambo ry'Imana bitarimo ko asenyeye undi. Ngucyuye uwo mugabo n'umugore watandukanye abasambanye ngahore, sinabigusomeye bushize ndabyibutse. Abagize ate ni abasambanyi bose bahuye. Icyo jambo ko riteye ubwoba siko birivuga se. Ucyuye uwahukanye abasambanyi. Urukundo se hari ukuntu rureba nirwite ku bintu urukundo, ariko rukareba ntabwo ari urukundo, irira n'irari. Pastor nawe none ari kubizambya nukuri bizambya se n'igihe wabahuje ndarengana sanzwe byarazambaguritse. Ikibazo nahita nkubaza aka kanya ni kimwe. Hari ikintu wagarutseho kare ngo ubukwe bukabera mu rwihisho, ati abarimo ikibazo. Reka twe kuritindaho cyane, ariko uyeburetse mu maze gato mu rwihisho ushobora kwanga abanyamakuru babizi natwe turi ba nyiramuntu. Rega abanyamakuru mwatumye ari ibintu tumenya we, tugira umunwa pe, nyine niwo muhemberwa, ntabwo nkubagayira rwose. Tuzajya tuzi natwe bavuga butumwa turawugira kuko dutunzwe no kuvuga. Imana dutoranyije dutyaza ku rurimi ngo tuyivugire, ariko mwega abanyamakuru ndabakunsigaye mbakunda kubera ko mwaduhaye mapu, mwaduhishuriye ibirara byo mu itorero, mwaduhishuriye ibikorerwa iyo, mwaduhishuriye abapfumu baza kwamamaza ibyabo, baza berekana ibyo mwaraduhishuriye, bituma ariko bose bituma wa mugani hari umuntu ugira umutima woroshye. Numvaga nzaba umunyamakuru babaho uwo muntu ugira umutima woroshye najya kubona akabona tayito
kwa Gasaro akayibona kwa Pastor Fana akayibona kwande zitandukanye. uwo muntu ufite umutima woroshye azahita akuramo interinete kubera ko ashaka ari cyo banze rero niba umudamu yigira umutima woroshye akavuga ati ariko ntago sheri sinshaka YouTube rwose kubera iki kubera amatahito y'abanyamakuru yagiye ahagaragara none niba bakuvuga icyo utari cyo bigutwaye iki umutekano wabo none niba barandoshye mu ruzi singweyo nkaba ngihagaze ko ntigeze mpungabana titire zose zari nziza ariko umutekano w'abantu kubahwa Pastor nyine umutekano wo kubahwa ni wo ariko hari ikintu igihishwa nuko n'ubundi aba arimo ikibazo erega hari n'abanzi bashaka no kuza bakayica n'ubukwe bwawe babaroga se ibyo se ntibibaho baroga arabamenya mbese ntibabusengeye ko bari abakristo ntibabusengeye bashaka no gusenga ariko ibiba bikaba none ibibaba Yesu bizera azabarinda banza abahetazi woneka wenda ari byo wenda mu minsi izara baraza kugwa ibiganiro baraje baze muri batubwira ibyaha ni hari cano batajya bajyaho ahubwo wenda bazatanga ikiganiro tumenye byinshi impamvu bakumiriye abanyamakuru cyangwa n'abandi bantu muri rusange babimiriye iki se waha mukanivugira mukaniberaho ko n'ubundi na mbere hose baza kwiyerekana nabonye n'ubundi araho babahaye ubundi mubimira iki ngo bibicururize birebera hari abantu baruhura mu mutwe hari komedi mwagiye mukina mugaya abandi mugaya ibibera mu rusengero namwe muri murabikora ariko kiriya gihe byari mushiki na musaza urukundo rutaraza mushiki na musaza barashakana nako ntibashakana oya kiriya gihe baranakinana na gase bari abashuti niko mbikeka bisanzwe nyuma baza kwiyumvanamo nk'ababesto bariyumvanamo hanyuma mama w'abana we yasigaraga akora amasuku yita ku bana ko narumiwe koko byari no ku munsi wa gapapa yewe numva mbwira abadukurikiye urubyiruko b'abadamu mube maso ubwire n'umudamu utanga ubutumwa urubyiruko jya umenya uko usenyera mugenzi wawe tumaze iminsi tubona amarira y'abagore baza bataka nabo twakira mu gikari ni box birwa duhamagara batugarakana kantwaye mugabana uzi ko aya marira yo gupapuzwa n'abakecuru barira ko umuntu aguye ati umugore ngana gutya yantwaye mugabo wanjye yaje aha nahageze hariya ntigeze aho mugabo wanjye yahuye n'umuntu runaka ntiyongeye kongera kunyegera aya marira muriho muriza abantu muratekereza ko aya marira azabagwa amahoro n'umuvumo ngurire ngo riruboroge nk'ubuzo umugore mu busore bwe nk'ubuzo umugabo mu bukumi bwe uyu munsi aragutera imitoma ko amatama yari meza wisiga amavuta akagufata ariko umenye ko igihe kizagera dukeneye bagabo rubyiruko basore n'inkumi ko mushakana kugera ku rwego igihe umugore wawe atakigira amavuta amufata ugakomeza ukamukunda kuko kibaho ariko we mu gihe ujya hirya uguhaye ukarya wenze ugashakaga wisazuza ngo umwikuriramo za rubaga impande kugira ngo wigaruremo ubusore nka igo ikiro cy'ikinyoni cya kagoma nicyo gishaje kijya ku musozi kikajya ku ibuye kigakubita umunwa kigihondagura kugira ngo kikipfura amababa kikagaruka ari ikizu kikagaruka ari igisore kigifite ubusore hari abantu rero nabo muri iyi minsi babonye amafaranga bibagirwa abagore babo barangije nabo bariho baragenda bajya kwihondagura ku twana tw'utukiri dutoya bihondagura biyesagurayo ngo bikuremo bya rubaga impande bikuremo twirwa dukubitana muri saro batera zaka tugasanga ararwara no gutera kanta ngo arebe ko yaba gasore uyu munsi ni mucyambara amatise murambara amakoboyi mukazirika yayandi bajya kwambura barinze kwituga bashyizemo amashashi nawe urashaka ko kambara uranyuguza ahangaha buri umuntu ashaje aka kantu karakururuka ariko ugahita wambara ugahora ufunze karuvati kugira ngo ugahishe kugira ngo ka gakobwa gatoya kakubone ujye kukikuriraho murangiza abana murabica abana dufite urubyiruko uyu munsi rutakigira icyo rutinya ruhita rutinyuka rudatinya umugabo ukuze nubwo yiyubashye rumwishetaho rukajya kumwiteretera kubera ko yakinguriwe imiryango na wa musaza babona amafaranga n'ababagabo ko ari utunzwe nuko hari icyo profita ku mugabo
nyamara aya mafaranga ariko tumenye abadukurikiye ko aya mafaranga hari umugore bayafatanyije bayashaka kuki aya mafaranga ujya kuyaryohera erega arashaka happiness arashaka umunezero ariko uyu ese ugira ngo Apotre Gitwaza ari indirimbo ya Cyecu na Secyaro nyamara uyu nawe umwigishije kujya muri sauna yega byacamo umwigishe muri siporo nawe yakongera akiyubaka kuko ntekereza atari urukundo ahubwo akeneye iyo parfum nziza iyo saha nziza uwambaye neza agaragara neza mbese nicyo kintu agushakaho nawe afite icyo akeneye kuko sinekereza ko azakubara azi neza ko ufite umugore wagenda mukaryabana ariko ntago yakubara umugabo ugasanga umuntu atanze kado atayiha umugore we nk'ubu hari umuntu wambwiye uko umugabo yaguriye umugore uba hano kuri iyi mihanda yanyu amugurira imodoka arayimuguranje arabeshya ngo imodoka yarayigurishije ngo ayiha mushiki we kandi ari uyu mugore agiye kureba kuko yaramweje fagitire arabibona nyamara uwo mugore nta modoka agira we urajya kugurira nyiramwiza imodoka uwawe we wayimugure ko mwaruhanye nawe yaberwa mwarirukankanye mujyana mu misozi mujya hehe murakora muracuruza mwambukana imipaka mujya hehe nyamara nawe umuhaye iyo modoka akayigendamo ubu wari uzi ubona umugabo wagutwaye nawe uri modoka ko aba yajiginywe ukabona araza nta kindi nicyo agezeho abakobwa bubu nta kindi mw'abagabo nta kindi ejo wenda ari ikiganiro nakoranye n'urubyiruko kuri cana imwe baravuga ngo abasore ntabwo tubashaka kuko nta mafaranga bagira turashaka abagabo ko baduha amafaranga none se arakuza imbere ntacyo aguha nyine ariko ni ukuri ngenda nese none urukundo rero buriya nganira n'abantu benshi n'ingeri zose subizi se ngewe umukobwa byarambwira ati ngewe n'ejo ndaro twaganiraga ati ngewe aho kugira ngo nkundane n'agasore abyita agasore k'iki gihe tinakundana n'umugabo nkamenya ngo ndarya neza ndambara urukweto rwiza ndakenera inzara mobile money itisona ati umusore se uragenda uracyatega bisi aracyatega bisi ibyo bambwiye urumva se ubwo atari ikibazo ati none ninyenera imvura iguye ndahita amamagara wa mugabo none urumva uwo muntu afite gahunda yo gushaka aba agiye gushaka cyangwa agiye gukura ibyinyo nese babana ute kandi wari umugabo waba afite tageti kuri we ku mugabo we afite tageti y'amafaranga y'ibyo guprofitaho nawe mugabo ukamuprofita ni donadona none se ibi bintu urambwira ko uyu ngo atari umurengwe ahubwo ni ubugoryi ni wowe uryivugiye oya njye mbifata nk'ubugoryi ni ubuherero niba uri umukobwa sibyo ukaba uzi ko ejo uzashaka yego sibyo njye n'ubugoryi ndabivuze rwose niba bashake barakare uriya ni umugabo already we nibura yamaze gushaka hari icyo yagezeho sibyo nubwo yakora ubwo bucucu bwose azi yuko ari butahe kwa wa mugore ntago muri burarane yego araje aragukinishije umubiri wawe ugize agatenesi arawushajishije sibyo yego none se wa mukobwa we ubwo ufite ubwenge aho rero bajya mu rugo banagerayo abagabo babo bagatangira kujya kubaca inyuma bagenda kuko hari icyo bari babakeneye ntibakibonye icyo nacyo uyu mukobwa ukeneye kwigaya memu n'uyu mugore hari n'abagore bariho bava mu ngo zabo bakajya gushaka aba bagabo hanze n'abafite kuko hari abo biherutse kubaho hari n'abasambana n'abakozi ejo bambwiraga inkuru y'uko nafashe umugore asambana n'umukozi atari ko naga gukora divorce kuko urabona ko nshaje ariko uwo ngo nawe afite ikibazo afite daimoni y'ikigugu rwose itarenze n'umutaro Imana itabare n'ukuri biteye ubwoba yaramboye ati ndakumvisha ijwi ryawe numva uri gasaro tigasa mfite ikibazo turacyari muto ati ngenda umazemo imyaka 28 atariko atejo nabonye amahano kandi ni umuntu ufite amafaranga ni umuntu w'ubushobozi uwo ngo rero ntabwo abasambanye ko akeneye ibyo ashaka ni yakaranda arambwira ati ngewe ejo naratashye ejo tuvugana ubu turi kumwe ati ubu ngubu tukabyana nka saa 3 ngiye gukora ikiganiro atari ko ndi gutaha nkumva sinshaka kugera no mu rugo nyine ntago yarugeramo kuko yabonye undi mugabo harimo umukozi icyumba cyanjye umukozi mu rugo rero yajyanye mu cyumba cye ariko si uyu muntu aba yaragiye gushaka n'undi afite n'uburere uri kumva ati nsanga inkweto rwose kuri welcome yo mu cyumba umukozi musangaje umugore wanjye
rwose bari gusambana tubona ari n'abantu bishimiranye bamenyeranye atari ku mugore katari afite buri munsi yarasiga ahindura amashuka avuga ati umugore wanjye rwose ati kandi mbere twararagaye iminsi 3 ati noneho kata ibe yo guhindura amashuka buri munsi kubera ko umukozi yabaga yahageze kubera ko umukozi ubwo ni handi usanga kenshi umukozi ushaka kumwirukana umugore akarakara n'ubundi kuko tumwirukaniye yaraye kumubwira ati niyo yagenda nzi ko umugore azamusanga ati kuko wasangaga yarasigaye yambara neza kundenza nge sebuja urumva ko dufite ikibazo muri sosiyete yaba kuri kote y'abagabo no kuri kote y'abagore ahantu hose hari imbaraga z'abadayimoni zisenya urugo zinjiye ariko rimwe na rimwe iyo ukinguriye umwanzi arinjira numva buri uko ushatse kurya atari ko warya wagombye gukontorora inda yawe kuko hari igihe ushobora kwirirwa ukarya mu gitondo saa sita ntubona umwanya wo kurya ukarya nijoro numva kandi utabuze ko aho uca baba bakaranze bihumura ariko ugombye kwirinda uko umubiri wawe wa mugani papa amwe ati njya mu kabari nareba udukobwa turi kuza twipfisha ati nkumva mpfuye mu mutwe ati nkahita natse imodoka ugataha njya kureba umugore nicyo Imana ibaraguhereye umugore wumva ko byibuze uwo mugabo sha waracyarezona urumva ariko hanze aha barabatereta niyo mpamvu ntemera n'abantu baza kwirirwa bashyira ubwambure bwabo bw'urugo rwabo hano kuko hari abamama baherutse kumumugara bambwira ngo abagore baza kuvuga ibyo abagabo babo batabakorera mu buriri kandi bo ari abantu beza bakigira beza ngo baradusenyera ingo ni ikibazo gikomeye ariko barampamagara ngo barabasenyera ingo ngo kubera yuko araza akavuga ibyo we umugabo we atakoze kandi ari umuntu mwiza akavuga ati je namushaka nkamubura ibi nibi bigatuma aba bagabo babo bashaka gufata nimero zabo arizo mushyiramo ahangaha noneho bagahita babahamagara uzarebe ko hari uwampamagara hari n'uwambwiye ejo urambwira ngo igihe cyo ndabwira se ko jye mutamba amafaranga maze hafi ukwezi n'igice telefone noza kamera njye yarapfuye ariko nabuze kamera ndabona se nabuze nungurira na kamera byibuze ngo igihe cyose ukiza kuri uyu mihanda uvuga umugabo wawe kumufita ari mwiza neza ngo ntagushobo ngo nabagore batanga amafaranga ngo abagore nabakene abafite amafaranga nabagabo kandi abagabo rero ntiyayiguha adafite icyo guprofitaho yambwije ukuri yakubwije ukuri nanjye rero ngiye guhindura umuvuno noneho nawe uzi uvuga uti umugabo wanjye sorry umugabo wanjye naje mpindura umuvuno mvuge ko umugabo wanjye ari mubi nta n'icyo agishoboye yirirwa mu kazi akirirwa akora yirirwa yirukana abadayimoni akajya gushakisha nta mwanya mbonera none nanjye nitere make-up ngire nige guteraho inzara ryo bagita kuzikomekaho nzomeke nanjye mbona umuntu unjyana muri sara ariko noneho nanjye mbone byibuze Pastor Fernand ngaje noneho oya nibikabi nese ko batadufasha oya ufite umutima azagufasha sibyo se Pastor Fani utaga nimero hari umuntu ushaka kuvuga uti nkongereyeho rwose nkuremeye rwose baze bafashe ngure kamera nivugire ubutumwa baramfunga amajwi kugira ngo ntavuga ubutumwa urumva uyu mugore rero ariho araririra mu myotsi kubera ko we ibyagatunze urugo bamwe bari mu madeni iyo mvuga ibi ni ibintu tuba duhura nabyo natwe ubwacu arabwira ati umugabo ntarishyurira abana amashuri nyamara mu mufuka yafashe fagitire bavuye kuvovora inkoko na kanaka na nyirakanaka n'icyumba baryamyemo umugore ati arataka ikintu mu rugo cyo gukora ati reka da ati reka twegeranye amafaranga tuzubaka inzu izo nzu zimaze imyaka 10 n'ingahe iyo nzu n'ikibanza ntikirasizwa ariko bafite undi hirya bagize gute bamukoreye baratonesheje bamwubakira inzu wowe umugore w'isezerano ntawe kuvuga kweri hari ibintu ujya uvuga nje bimbabaza ngo divorce nk'ubu umenye icyo kintu ngize ukuri nk'icyo kintu uko uri mu bukode bubakiye undi mugore inzu wakora iki koko cyo kujya guhangana nawe se oya ntago wahangana ariko se hari wabura imbaraga hari ikintu ujya uvuga ngewe nta numva ihangane hari ibintu wamwihanganira na gace kamwe wamwihanganira ariko mbere mu maso uyu muntu mu maso y'uyu mugore aba yaramaze kwangirika none se nyine aba yaramaze gucika amazi cyane nta n'icyubahiro ufite imbere n'ubwo wakwikarakasa buriya wari uzi ko hari icyubahiro abantu bafite mu ngo zabo kubera leta
kuko leta imutegeka kuba mu rugo rwe. Hari akazi atashobora kubona igihe yashenye urugo cyangwa atitwara neza, ari umudivorce cyangwa se no mu rugo harimo induru. Niyo mpamvu rero hari umugore wahita asenya. Kandi nanjye sinamushyize. Hari umuntu udashobora, rega umuntu udafite umutima, niba afite kwihangana udafite kwihangana. Wubakiye umuntu inzu ya 130. Sibyo? Yaranayimuguriye. Arabizi neza ko ngewe ndi mu bukodi. Sibyo? Amugurira n'ikanzu nziza ho ntiyayikuguriye. Nyine nibyo nkubwira. Warangiza pasiteri mujye mutubabarira rwose. Nimukatwigisha ibintu namwe mumva ko mutashobora. Ngewe iyo ngezeho ndanarakara. Uyagewe ndasubiza nkanjye. Urumva buretse gato sibyo? Ni ukuvuga rero. Ababyihangana icyo kintu bacyumvisha. Ni 2%. Yego, ibyo ndabyemera. Kubera ko nawe mukobwa nubwo uri umugore w'isezerano ntiwazamura gato. Kandi dufite abagore baro babwira abana b'abakobwa. Nta gaciro ufite. Wari uzi ko hari n'undi muntu nawe ufite itimu y'abakobwa bangahe ashinzwe gushakira abagabo biciya, akamushakira ufite amafaranga. Niba guhaye 500,000 uramuhaho 100. Ngaho rero n'undi amuheho. ngaho da. Hari imigisha abantu bita ko bafite imigisha iri mu maraso, iri mu muvumo, iri mu byaha. Wabona kata, wabona hari undi muntu uvuga ubutumwa, hari umuntu wambwira ati komeza uvuga ubutumwa bwo gukiranuka uzarinda usazira aho ngaho ukibubwiriza. Ntacyo, ariko nzamamaza Kristo. Ariko mwigaye umenye ko urusenyera umugore mugenzi wari umugore, nawe ejo uzubaka. Wa musore we uriho wangiza urugo rw'abandi bagufatira ku mugore w'abandi bagiye gupfubura. Menya ko nawe ejo ibyo ukora nawe uzashaka karashika nawe igihori gukinira ku gatendo. Icyo biba nicyo usarura. Wakagombye kwita ku iherezo ryawe. Ariko pastor nukuri biragaruka nanjye nza abantu benshi barabakinnye ariko bagira ngo muri bane narinzi gutya ni ibitsina gore ariko uyu munsi bose byaranze. Bamwe barakinnye bakina n'abagabo babarusha, abandi bakina nabirwa bari mu rumogi. Uririrwa mwana w'umukobwa we urakina n'umuntu wanyweye wariye mayirungi wanyoye ibimogi aragukiniraho ejo matrisi yangirika. Ubugumba buriho muri iyi minsi ntabwo bwigeze bubaho. Wirirwa akubwira ngo jewe ngo umugore wanjye, bamwe mwirwa mushuka abagore wanjye ngo bajye muri wonapo kandi zanyiza zikabagwa nabi. Ntushaka kubyara kandi urabizi ko abo wafite mu gasozi ni benshi. Nubahuza n'abawe niba arabita ifamu, niba arabita orferina, ntago mbizi. Uyu mugabo ahita kubesha akubwire ngo hari ibintu ibyo ndiwo mvuga ni ibintu ndiwo mpura nabyo, kuko ari abantu mvuga ikintu ngo wigize umusesenguzi ndiwe kuko ndi umushumba n'impano nahawe. Y'umushumba agomba gucyaha, agomba no guhugura. Ese mwana w'umukobwa araza akakubwira ibi bivuta birwa babahambwe kwisiga mwishiramo ngo nishiramo runini ngo udasama, sigami ibingibi kugira ngo ugire ejo mukarwara ibirwara rimwe ngo arwaye kanseri y'umura, abandi ngo mwagize mute ejo umura ukanyerera. Ntanda urirwa mu rugo ugushatse yagushatse kubera ko ukina no kurusha imbaraga no kurusha iki no kurusha tekinike, haragutobora gusa yarangiza gukwangiza, warangiza ugatangira kugenda ujojoba akaguta agashaka undi. Ninde utekereza ko azagutinda mu bitaro agutakarize rigeze? Iyo aba bagabo bakina gutya nubwo akina, iyo abana bitangiye kwanga atangiye gusaza ajya kwa mukecuru, agaruka kwa mukecuru. Iyo amafaranga amaze gushira baramucucuye yarashize, agaruka kwa mukecuru. N'ubyo wakora byose ntabwo uruti umugore w'isezerano. Arakwangiza ejo ujya gushaka umugabo gute uko ushatse umugore uracyashaka umusore mwiza uri bogare nibyo mu byifuzo byawe, ariko ugiye ubizi ko utazamubyara. Uyu munsi uragana n'urubyuko rw'abasore bavuga ngo nje ntago nashaka umukobwa ntarabanza kumutenda ngo ndebe ko abyara. Icyo si ikibazo. Ese wa mubyeyi wowe urabona umwana w'umukobwa atasa 10 z'igitondo nidukoma urusyo dukome n'ingasire, arabyuka saa gihe aragenerwa aryamye, nibugiye nimugoro iyi minsi mikuru bahoramo mutazi ama anniversaire n'ibiki bahora mutazi. Ibi byumba baba barimo bafite telefone ariko Sandrine uzi ko abakobwa bafite telefone birirwa bakora amafaranga, birirwa bifotora ibitsina byabo bakoherereza iyo barangiza bakamuhereza
uyu muntu ukwica mu bwoko ese ubundi uyu mukobwa uzamujyana kubera umugore umukobwa irirwa mu cyumba kuri chat ntazi gukoropa ntazi guteka uzi umuntu utera inzara afite urwara rugera iyi ngiyi aririrwa muri mesha agira atya arirwa na kantu ahora yagize atya aratera ingohe dore abantu bose bize gutera ingohe ameze atya na mukecuru zigabona yometse n'ikiyome aromerutse guhura nawe cyahubutse ari protokole mu rusengero uromekaho hano urashyiraho iby'umweru hano iby'umweru uraje uvuga ngo nuko sinabibuze urisiga amavuta y'ibihumbi 300 cyangwa 200 rwose ugira utya uyu usorewe wowe urabona niyo mpamvu wajya kubarongora akabanza akabwira ati nta n'inkwano mfite banzu umwe ku mafaranga twubakana inzu akaguca wamara kuya akagera muri rento akaguta agashaka undi urirwa ibya shokora iby'umutuku ibindi agaruka wari moto yirwa amazi ashyushye ngo kuko wa musaza naza gufate mu nda ahwanye akuzunguza gukinishe hengama tambike icurike igire gute kuko ibyo ntari bukore wa wundi kuko arabizi bafitanye projet bafitanye ideni rya banke urumva bafitanye ideni rya banke ntago mama w'abana byoroshye kumutambikiza kubera ko bafitanye ideni rya banke kandi impamvu bari muri credit ni ya mushahara atigeze amubwiza ukuri urumva uyu rero wowe arigwa bagukoresha iki uyu musore wa musore urambagizwa ngo tujye kunywa coffee tujye gusangira genda nugera mu rugo uzatangira umugore wanjye ntazi gusasa yigeze asasa se umugore wanjye nazi no gutegura ameza yigeze yategura iwabo se umugore wanjye nazi guca bugufi araca bugufi se yigeze ahagara aca bugufi ntabwo jya urambagiza urebe n'umuntu uzaba umugore hari abashinzwe gukora ako kazi hari undi musore nawe yapfuye n'umukobwa ikintu kimwe umukobwa yari igikara none aza kwisiga inzobe koko ya nzobe icanye yisiga amavuta y'ibihumbi 200 hanyuma umusore atigurira urukweta akagurira umukobwa amavuta pe bigeze ngo umusore ubuzima buramucanga biranga pe ya mavuta kuyagura biranga umukobwa uti kandi wa musore akubwira uti ngiye bwa buzima naremeraga nkahembwa agashara kanjye akaguramo ya mavuta nkamenya naho yagurira ya mukorogo nziza ya karite yo mu mujyi atariko andi bayavanga kubera yuko mbuze ayo kwishyura muri ibyo bihe umukobwa ntituri kumwe ari kumwe n'abagabo bubatse ari kumwe na sugar daddy ariko ntabwo yari umugore wundi yari ivaze yari ururabo yateguraga cyangwa ureka mbabwire mwa basore mu mbigisha imico mibi nubona umukobwa ukabona ateye neza ko nabo bafite bya bindi bomekaho ukamenya ko akomeka jya ugenda umukora ku itako ati sheri niwumva kivuga ngo bu menye ko bagutuburiye umureke uwo nguwo n'ubundi azahora ararikiye bya eponge yananiwe kwiyakira icya kabiri nushaka umukobwa ukabona afite ayo mavuta yisiga kubera ko ikigira umugabo agomba gufata wa mugore akamugira umugabo akamugira umugore we ufata wa mukobwa kugira ngo umuhindure umugore wawe nakubwiza ukuri niba uzi ko ayo mavuta utazakomeza hita uyamukuraho ako kanya ahubwo uhita unayamukura ntiwongere no kuyamugura urumva azaba akigukunze ijajare wiyemera ahubwo iyemera yagure none ntabwo yaba akikwanziriye yamwanga ijyaho ntabwo twemeranye ahubwo ahita amugira igikara ariko ushabuze ukuntu igikara umukobwa yakwemerera umukobwa amenyereye mukorogo y'igitanuye 200 wajya kumugira igikara gute ashobora no kwisiga iyo mukorogo igikomere cyo kugira ngo arebe ko azabenguka agomba kubanza akagamugara akamubwira ngo sheri ngo ese ubu ngubu ko numva nkunda umuntu wirabura ubyumva ute amuganiriza mucace ashobora no kuba byanze umukobwa wajyaga yitukuza kubera igikomere ariko abonye umugabo arangije asubira ku buzima bwiza ibyo ni byiza cyane rero mujye mubanza muganize we kwiyemera iyo wiyemeye ku muntu ejo ntukomeze bya bindi nibwo uba utakibaye umugabo ubaye imbwa imbere ye kandi agucaka ajya gushaka abandi igikara ni black is beautiful Bibiliya iravuga ngo nderabure ko ndi mwiza si byiza se nanjye si navuga si babigita ngo umuyumbo barambwiye nigeze kuvuga ngo umuntu w'igikara ambwa ati ni bibi cyane ujye uvuga umuntu wirabura
cyangwa se ngo umuyumba biterwa n'agace urumva rero uwo muntu aba ari abantu beza ngo igikara ni bagaragara neza cyane kiba mu rubingo. dusoza nihe nama wagira uriya mwana w'umukobwa uriya mudamu agafaranga wagira inama se namugira azaba nzegera umugore we niwe wa mbere nibwo azamuhe kumenya umugabo. ubwo uwo mugabo ntimwahita murara murwana kubera ikizubwo ntiyakwishima ko nta ugiye gufata umenye amakosa yanjye umenye defo yanjye none se nayimenya nibwo azayihanganira. nanone si ndi bumubwire ngo komeza wihange ejo nayimenya se bagashwana. cyaba kiza nuko yakwegera uwamubanjirije akambwira ati umugabo wawe ari we mugabo wacu ateye gutya na gutya na gutya akunda iki yanga iki. none namara kumenya icyo akunda azagira gute azakimukorera namenya icyo yanga asamugire. ariko uyu munsi ntago aramenya umugabo. inama wagira noneho gafaranga inama nagira agafaranga nuko aba umugabo akamenya ko n'uwasize nawe ari umugore. inama wagira umugore nanone utanywe abana umugore watawe namugira inama ivuga ngo niyihangane ntacyo abuze nta n'icyo ahombye. mbega ijambo reka mpite nsoza ikiganiro. pasita tanga nimero yawe rihise rintera ubwoba. tanga nimero yawe ushobora kuzabona umuntu akavuga ati no pasiteri yagira ukuri ndamwikundira reka mutere inkunga wenda yigure n'agakamera. nuko urazangure kamera nuko nkeneye kamera nuko ndayisabye nuko ndayishaka. sindi bupfukame ariko ndabakunda. yego nimero yanjye ni 0788612604 ku bari mu mahanga ikimenyetso cyo guteranya 250 78886612604. nta kibazo tuzashyira no ku kiganiro cyane rwose bazayiboneho ubundi bakuremere ntacyo bitwaye. kandi Imana ibaho umugisha mwagiye muremera abandi kandi rwose abadukurikiye mugerageze mwige kuvangura ibibengerana byose ntabwo ari ko ari zahabu. igihe kirageze ngo umuntu amenye amahitamo ye arebe bitamukomeretse bitamwanya kuko hari igihe uzahitamo nabi ukaza urira kandi uwuririra ari we warijije ntaguhoze. murakoze cyane. Imana y'amahoro ibaho umugisha. ndabifuriza umugisha w'Imana, ndabifuriza kwaguka, ndabifuriza gutera imbere, ndabifuriza gukira, ndabifuriza gukira indwara, ndabifuriza amahoro aturuka ku mwami Imana, ndabifuriza kumva mutuje, ndabifuriza kuramira mu ngo zanyu, ndabifuriza kubaka rugakomera mu izina rya Yesu. Amen. Amen rwose. Basaba umugisha nk'umuhanuzi w'Imana. Amen rwose. Turawakiriye. Amen. Urakoze cyane. Yego. Dafashijwe cyane. Kandi mwarakoze kunzanira bosi wanyu ko nimwe mwatumye aza kundeba. inde bosi wanyu umushumba wanyu umushumba wacu isi wose mushumba w'izi ntama za hano. aha niko bimeze rwose. Gasaro TV.